ibihe byiza wowe udukurikira hano kuri Aizo TV kandi ukaba ukunda ibiganiro tunyuza kuri iyi channel yacu ya Aizo TV. Tujye kurebera hamwe impamvu cyangwa se niye mpamvu ituma amashuka n'imisego bishobora kugira umwanda mwinshi gusumba uwo mu bwiherero. Birashoboka se ko amashuka n'imisego turyamira bishobora kugira umwanda mwinshi gusumba uwo mu bwiherero? Tugiye kuba tubirebera hamwe muri iki kiganiro cy'aka kanya. Wari uzi ko amashuka n'imisego turyamira bishobora kubika umwanda uruta uwo mu bwiherero? Abahanga bavuga ko mu buriri ariho tumara hafi 1/3 cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi uko kuhatinda bituma amashuka twiyorosa n'imisego turyamira biba icumbi ry'abashitsi badakenewe. Nyuma y'umunsi muremure nta kintu cyiza nko kwiryamira mu buriri buryoshye, gushira umutwe ku musego woroshe no kwiyorosa amashuka ashushe. Aha ariko twakubwira ko atari abantu bonyine bishimira kuryama mu buriri. Ushobora gutungurwa no kumenya ko burya mu mashuka yawe harimo za miliyoni z'udukoko dutandukanye turimo mikorobe, bagiteri na virusi. Ibyo byose bifata uburiri bwawe nk'ijuru ryabyo, ahantu haba huzuye ibyuya, amacandwe, uturemangingo tw'uruhu dupfuye n'uduce tw'ibiryo bitunga turiya tunyabuzima utabonesha amaso. Burya umuntu atakaza uturemangingo tw'uruhu tugera kuri miliyoni 500 ku munsi, kandi tukaba ari duto cyane ku buryo utatubonesha ijisho. Bityo utwo dusimba twose twaciye ingando mu buriri bwawe tuba tubonye ifunguro rihoraho. Ikigeretse kuri ibyo rero, ibisigazwa byatwo n'indi myanda ituvaho bishobora gutera indwara z'uruhu n'iz'ubuhumekero. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 abashakashatsi bo mu kigo Institut Pasteur de Lille mu Bufaransa basuzumye amashuka yo ku buriri bw'abarwayi mu bitaro, basanga yuzuyemo bagiteri zo mu bwoko bwa Staphylococcus, bagiteri zikunze kuboneka ku ruhu rw'abantu. Nubwo amoko menshi ya Staphylococcus atagira ingaruka mbi, amwe nka C. aureus ashobora gutera indwara z'uruhu ndetse n'umusonga ku bantu badafite ubudahangarwa bw'umubiri uhagije. Manal Mohamed, umuhanga mu by'udukoko microbiologist muri kaminuza ya Westminster mu Bwongereza, yagize ati: abantu batwara bagiteri ku ruhu rwabo nk'igice cya microbiome y'uruhu, kandi bashobora kuzikwirakwiza ku bwinshi mu buryo bworoshye. Nubwo izo bagiteri akenshi zitagira ingaruka mbi, zishobora gutera indwara zikomeye iyo zinjiye mu mubiri binyuze mu bikomere bamwe mu bababaje kwivuza baba bafite. Ibitaro ni ahantu heza ho gukusanyirizwa amakuru menshi yifashishwa mu bushakashatsi, kuko isuku yaho yitabwaho cyane, kandi amashuka n'imisego bihererekanywa buri gihe hagati y'umurwayi n'undi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 abashakashatsi bo muri kaminuza ya Ibadan muri Nigeria basanze bagiteri ya E. coli mu mashuri yo mu bitaro yari atarameswa, hamwe n'izindi bagiteri zitera indwara zikomeye nk'izibasira imiyoboro y'inkari, umusonga, impiswi, mugiga n'indwara ya sepsis. Muri 2022 abashakashatsi bafashe ibyitegererezo mu byumba by'abarwayi bari barwaye monkeypox. Basanze igikorwa cyo guhindura amashuka cyaratumaga uduce twa virusi dutumuka mu kirere. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 umukozi wo mu rwego rw'ubuvuzi mu Bwongereza yaketsweho kuba yaranduye iyo ndwara nyuma yo guhura na virusi igihe yahinduraga amashuka yo mu buriri bw'umurwayi. David Denning, umwarimu w'indwara zandura n'ubuzima ku isi muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza, aragira ati:
mu bitaro amashuka ameswa hifashishijwe amazi ashushe cyane, agaterwa ipasi hakoreshejwe ubushyuhe buri hejuru buhagije, bigatuma bagiteri nyinshi zipfa. Ariko hari iyihariye ariyo C. difficile itera impiswi cyane cyane ku bantu bakuze. Nk'uko Denning abivuga, kumesa amashuka bishobora kwica hafi 1/2 cya bagiteri za C. difficile, ariko amagi yayo aragorana cyane gupfa. Ku misego n'amashuka byo mu rugo ho bite? Mu mwaka w'ibihumbi 2013 ikigo cy'abanyamerika gicuruza ibiryamirwa cyitwa Amerisleep cyatangaje ko cyafatiye urugero ku mwenda w'umusego wari umaze icyumweru utameswa. Basanze harimo bagiteri zigera kuri 3 miliyoni kuri buri gice cya santimetero kare, ni ukuvuga inshuro zigera ku bihumbi 14 kurusha impuzandengo ya bagiteri ziboneka ku ntebe y'ubwiherero. Hagati aho mu mwaka w'ibihumbi 2006 Denning n'abandi bafatanyije nawe bakusanyije imisego 6 bayikuye ku nshuti n'abagize imiryango yabo. Iyo misego yakoreshwaga buri gihe kandi yari imaze igihe kiri hagati y'amezi 18 n'imyaka 20 ikoreshwa. Imisego yose yari irimo udukoko two mu bwoko bw'ibihumyo, cyane cyane ubwoko bwa Aspergillus fumigatus, ubwoko busanzwe tuboneka mu butaka. Denning ati iyo urebye ku mubare wabyo uba uvuga za miliyari cyangwa za tiriyari z'uduce twa fungusi kuri buri musego. Akomeza agira ati dutekereza ko impamvu haboneka fungi nyinshi ari uko benshi muri twe tubira ibyuya mu ijoro biturutse ku mitwe yacu. Twese kandi tuba dufite udukoko duto tuva mu ivumbi riza mu nzu, iriboneka mu bitanda byacu, kandi umwanda utwo dukoko dusohora uba ari ibiryo bibeshaho izo bagiteri. Hanyuma kandi umusego ushuha buri joro kubera ko umutwe wawe uba uryamyeho, bityo ugira ubuhehere maze ukorohereza za bagiteri kubona aho zitura hameze neza. Kubera ko benshi muri twe tutamesa imisego kenshi, fungi zibamo mu buryo butabangamirana cyane, kandi zishobora kubaho imyaka myinshi. Igihe cyonyine zibangamirwa n'iyo dutunganya cyangwa dukubita imisego yacu, bikaba bishobora kurekura udukoko duto twa fungus spores tugakwira mu cyumba turaramo cyose. Ndetse niyo twayimesa, fungi zishobora kubaho ku bushyuhe bugera kuri °C50. Ikindi kandi kumesa imisego bishobora kuyisigira ubuhehere bwinshi, bigatuma fungus zikomeza gukura kurushaho. Dushingiye ku gihe abantu bamara baryamye no kukuba umusego uba hafi cyane y'umunwa, ubu bushakashatsi bwagaragaje ko ibyo bifite ingaruka zikomeye ku barwayi bafite indwara z'ubuhumekero, cyane cyane asima na sinusite. Kugera kuri 1/2 cy'abantu bafite asima ikabije bagira allergie kuri fungi yitwa Aspergillus fumigatus, kandi guhura n'iyi fungusi bishobora gutera indwara z'igihe kirekire z'ibihaha ku bantu bigeze kurwara igituntu cyangwa indwara z'ibihaha ziterwa no kunywa itabi. Nk'uko Denning abivuga, nubwo 99.9% by'abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri buzima bashobora kwihanganira byoroshye guhumeka izo bagiteri, ku bantu bafite ubudahangarwa bwagabanutse, iyi fungusi yabateza indwara zishobora gushyira ubuzima mu kaga. Denning agira ati niba warahawe urugingo organ transplant cyangwa waragize amahirwe mabi ukisanga mu byumba by'indembe bikomeye kubera covid, ushobora kurwara icyo bita invasive aspergillosis. Cyo ni igihe fungusi yinjira mu bihaha igakomeza kwiyongera igasenya uturemangingo tw'ibihaha.
niba kumesa imisego ntacyo bikemura, hari icyo twakora. Niba kumesa imisego ntacyo bikemura, hari icyo twakora. Kuko Denning abivuga, niba udafite asima, indwara z'ibihaha cyangwa izo mu mazuru, ukwiriye gutekereza guhindura umusego wawe buri myaka 2. Ariko abantu bafite izo ndwara bo bagomba kugura umusego musha buri mezi 3 kugeza kuri 6. Hagati aho, ku bijyanye n'inshuro agomba kumesa uburingiti n'amashuka uryamamo, abahanga benshi bajya inama yo kuyimesa buri cyumweru. Uretse kuyimesa, kuyitera ipasi nabyo bigabanya cyane umubare w'udukoko tuba turi ku myenda yo kuryamaho. Niba ufite umwanya ushobora gutera ipasi amashuka yawe bitonze. Ariko twese uko byagenda kose dufite bagiteri ziva ku mubiri wacu. Gusa ku muntu ufite ubuzima bwiza ntacyo bibangamira cyane nk'uko Denning abivuga. Cyakora niba uri umuntu urwaye kandi ubudahangarwa bwawe buri hasi, kandi niba ufite umwana urira mu buriri cyangwa nawe ubikora, ni ngombwa cyane kwitwararika kumesa no gukoresha amazi ashyushye cyane. Ku bafite amatungo yo mu rugo nk'imbwa cyangwa injangwe, bajyana mu buriri nabyo byongera umubare w'udukoko na mikorobe na bagiteri. Ibindi kandi biri ku kigero kimwe no kutiyuhagira mbere yo kuryama ufite amasogisi yanduye, cyangwa kuryama ufite makiyaje mu maso, amavuta ku mubiri n'ibindi. Denning ati, simvuga ko ntawemerewe kurira mu buriri, ariko niba ubikora, tekereza ko ugomba kumesa ibyo uryamamo kenshi gashoboka, ndetse na bimwe twavugaga byo kubikora rimwe mu cyumweru byaba bidahagije. Iki nicyo gisubizo nyacyo numva nabaha. Ngayo nguko rero, iyi ni inkuru twabagezagaho ivuga ukuntu amashuka n'imisego turyamira bishobora kubika umwanda uruta uwo mu bwiherero.